Ijambo imbwa ni ijambo rigaragaza gusuzugura ikintu muri rusange bitewe n'agaciro gahabwa imbwa mu muco nyarwanda. Nyamara hari ibindi bihugu bigaragaza ko imbwa ari ikintu gikomeye, kuko usanga akenshi zikoreshwa mu gukora ibintu bikomeye kandi bisaba ubwenge bwinshi. Ikindi, ahenshi imbwa igira agaciro nk'ak'umuntu, ku buryo usanga bamwe bahitamo kutabyara kuko baba bafite umwana ari we twe duhitamo kwita imbwa. Ibihugu bimwe na bimwe iyo imbwa ipfuye bakora ikiriyo nk'icy'umuntu, ku buryo imbwa iba yaranditse izina ifite ibyo izwimo nk'uko tumenya abahanzi cyangwa se abakinnyi b'umupira. Niyo mpamvu uzasanga mu kinyarwanda twe tuyita imbwa, nyamara wajya mu bitabo by'inkoranyamagambo ugasanga ntabwo igisobanuro wari uzi ari cyo ubonye. Aha uzahita wibaza ku mazina y'abantu, kuko hari abantu benshi bafite amazina kandi adahura n'imico yabo cyangwa se n'ibyo bakabaye bakora. Ubu nonaha wahita ufata umwanya wo kwanariza izina ryawe ugatangira kurihuza n'imico yawe, maze ukareba ko bihura neza. Imbwa ni inyabwenge cyane kuko imbwa yatojwe ubumuntu. Ahenshi nakubwiye ko ibutora igafatwa nk'umuntu. Urugero ni iyi mbwa muri kureba hano, uburyo yatabaye ingenzi yayo mu gihe hari umuntu ushobora kukubona uri mu bibazo akaguhitaho. Ni naho havuye imvugo bati inyamaswa zisigaye zirusha abantu ubumuntu. Ayiwe, ese ibyiza turekure cyangwa twimike? Jina langu ni Justin Mind Harerimana.